ushobora kubona ufite umwana utaramara igihe kingana amezi 6 avutse. Amwe mu mabwiriza wahawe n'abaganga hagomba kuba harimo irigira riti ugomba konsa umwana wawe mu gihe kingana amezi 6 nta kindi kimuvangiyemo habe n'amazi. Buretse kugenda utumvisha impamvu kwicira itegeko ari ukuroga umwana wawe ku buryo bishobora no kumuviramo urupfu. Mu busanzwe 70% by'ibigize umubiri w'umuntu ni amazi. Ingingo ihita yumvikanisha ukuntu amazi ari ingenzi cyane ku buzima bwacu kuva ku mwana ukiri mu nda kugeza ku muntu amaze kuzuza imyaka igera ku 100 y'amavuko. None ukubera icyo umwana utaruzuza amezi 3 y'ubukure tutagomba kumuha amazi yo kunywa. Muri iki kiganiro tugiye kureba impamvu utagomba guha amazi umwana utarageza igihe, turebe n'igihe ashobora kuyahabwa ndetse n'ingano yayo. Iki kiganiro cyitwa Isoko y'Ubuvumbuzi, naho ngiye ukibagezaho nitwa Nsengiyumva Olivier. Bahaye ikaze. Mbere yo kureba impamvu tutagomba guha amazi umwana utaruzuza amezi 6 y'amavuko, reka mbanze nkwibutse yuko amashereka umwana ahabwa mu gihe cy'amezi 6 kuva kivuka aba yujuje intungamubiri zose nkenerwa kandi ubwayo yifitemo n'ubushobozi bwo kurwanya umwuma mu mubiri w'umwana utarageza igihe cyo kunywa amazi, kubera ko 80% by'ibigize amashereka ari amazi. Bityo rero aho guha umwana uri munsi y'amezi 6 amazi, ijya unywa amazi ahagije, unarya indyo yuzuye, ubundi wonsa umwana wawe neza kandi mu buryo bukoranwe isuku ihagije. Reka none tugaruke ku mpamvu utagomba guha amazi umwana utaruzuza amezi 6 avutse. Impamvu ya mbere, ingano nto y'igifu cy'umwana ukivuka cyangwa se utaruzuza amezi 6. Umwana utaramara amezi 6 avutse aba afite igifu gito cyane kingana nk'igi rinini ry'inkoko, ku buryo ingano yose y'amazi wamuha ihita ifata umwanya munini mu gifu cye, bityo amashereka yuzuyemo intungamubiri zitunga umubiri we ntaba agifite umwanya mu gifu cye. Hari byo bishobora gutuma atonka, bityo ntabashe kurokoka ibyago byo kugwingira. Umwana ukivuka igifu cye cyakira hagati ya mililitiro 5 n'10 z'amashereka, ni ukuvuga hagati y'ikiyiko kimwe n'ibiyiko 2 gusa, ubundi igifu cye kikaba kiruzuye, ku buryo bari byiza kumwotsa kenshi gashoboka ku munsi, bitewe n'uko igifu cye kiba kigisigaramo ubusa mu gihe gito. Impamvu ya kabiri, kugabanya karori mu mubiri. Karori ni ingufu ziboneka mu biribwa n'ibinyobwa byinshi, aho zigira umumaro wo gutuma ibice by'umubiri bikora neza, zikanafasha umubiri w'umuntu gukura neza. Icyakora karori nyinshi ziteza uburwayi ku mubiri w'umuntu, kimwe n'uko na karori nke ziteza uburwayi bwinshi ku mubiri w'umuntu. Uko umuntu agenda akura niko ingano ya karori umubiri ukenera igenda igabanyuka, ahanini bitewe n'uko ibice bye byinshi by'umubiri bigenda bigabanya gukura. Mu gihe umwana ukiri muto cyane we akenera karori nyinshi kurusha umuntu mukuru, bitewe n'uko ibice byinshi by'umubiri we biba bikiri kwiyubaka. Reka tujye mu mibare. Umuntu ufite imyaka 25 y'amavuko aba akeneye karori 25 kuri buri kilo kimwe cy'uburemere bwe buri munsi, mu gihe umwana ukivuka aba akeneye karori 120 ku kilo kimwe cy'uburemere bwe buri munsi. Ubwo ni ukuvuga ko umwana upima ibiro 5 n'amagana 550 aba akeneye karori 660. Iyi ni ingano ya karori umwana utaruzuza amezi 6 akura mu mashereka ya nyina, mu gihe nta kindi kintu avangiwe mu mashereka ahabwa. Iyo uhaye umwana amazi agasanga ya mashereka yunse mu gifu cye, amazi ahita akora akazi ko gufungura ya mashereka akayatakariza ubuziranenge, ubundi ingano nkenerwa ya karori mu mubiri we niba ikibonetse kimwe n'izindi ntungamubiri zitunga umubiri, hari nabwo umwana atangira kugwingira, bitewe n'uko ibitunga umubiri we biba bikeya cyane, bitewe n'uko amazi yagiye abigabanya. Impamvu ya gatatu, amazi aba yanduye. Umubiri w'umwana utaramara amezi 6 avutse uba utararema ubudahangarwa buhagije nk'umubiri w'umuntu mukuru, ku buryo ingano nke yose y'udukoko dukomoka ku mwanda yamuzahaza ikaba yanamwica. Nyamara kandi aha ni mu gihe mu mazi tunywa hatajya haburamo udukoko dutera indwara. Niyo twateka amazi gute, nyuma y'igihe gito amazi amaze guhora ntihabura utundi dukoko tuzamo, kabone n'ubwo wenda biba bitandukanye no kuyanywa adatetse. Guha umwana utaramara amezi 6 amazi, umubiri utariremamo ubudahangarwa buhagije bwo kwica udukoko, nuko umurugo utabizi. Impamvu ya kane, impyiko zitarakura neza. Ubusanzwe tugirwa inama yo kunywa amazi ahagije buri munsi, gusa ariko kunywa amazi menshi cyane birengeje akenewe bitera ibyago byinshi cyane.
Mu magambo make, kunywa amazi menshi arengeje impyiko zikenera ngo ziyungurure amaraso bituma amazi menshi muri ayo ngayo twanyweye yivanga n'amaraso mu gihe impyiko ziri kuyungurura amaraso, bigatuma ingano y'umwunyugugu witwa sodium iba nke mu mubiri. Iyo sodium ibaye nke mu mubiri w'umuntu, umuntu arwara indwara yitwa hyponatremia. Iyi ni indwara iterwa no kugira igipimo cyo hasi cyane cy'umunyu, kandi murabizi yuko sodium ari kimwe mu bigize umunyu. Niyo mpamvu mu isomo ry'ubutabire umunyu w'ubushatsi wita sodium chloride. Umuntu urwaye indwara ya hyponatremia aba ashobora kugaragaza ibimenyetso bikurikira: gucika intege, kugira umunaniro ukabije, kuribwa umutwe, kugira ikirungurira, kuruka, kugagara imikaya, gutakaza ubwenge no kokera mu gifu. Nyamara ubwo tubonye yuko uburwayi bufata umuntu wanyoye amazi menshi cyane akarenza urugero, ku mwana utaramara amezi 6 avutseho ntibigombera kunywa amazi menshi ngabone kurwara hyponatremia. Impamvu ni imwe gusa: impyiko z'umwana utaramara amezi 6 avutse ziba zitarakura bihagije ku buryo zakakira amazi. Impamvu ihita ituma ingano iyo ari yose y'amazi waha umwana utaramara amezi 6 avutse ihita imushyira mu byago byo kurwara hyponatremia. Ku mwana utaramara amezi 6 avutseho, ibyago bishobora no kuba byinshi cyane mu gihe yahabwa amazi. Twabonye ko hyponatremia iterwa no kuba amazi yabaye menshi mu mpyiko akihutira kujya mu maraso akagabanya igipimo cya sodium, ari nabwo umuntu atangira kurwara iyo ndwara yitwa hyponatremia. Iyo amazi arengeje urugero agiye mu maraso, ajya mu turemangingo dutandukanye, harimo uturemangingo tw'ubwonko. Iyo amazi amaze kujya mu turemangingo tw'ubwonko ateza uburwayi bwitwa cerebral edema. Ubu ni uburwayi buterwa no kuba amatembabuzi menshi abyuka ubwonko, agatuma hari ibice by'ubwonko bidakora neza, ari nabwo umuntu atangira kuribwa umutwe, kugira iseseme, kuruka, kugira iserere, gutakaza ubwenge, kugwa igicuri n'ibindi. Uyu mwana utangiye guhura n'imbogamizi mu gukura k'ubwonko bwe, biba bishobora kugira ingaruka ku mikorere y'ingingo ze. Ari hamwe wa mwana ashobora gukura atabasha kuvuga, wa mwana ushobora guhuma mu buryo bworoshye, wa mwana ushobora gutakaza ubushobozi bwo kumva, wa mwana ushobora kuzakura atabasha gufata mu ishuri. Nyamara kandi byose byaratewe n'ikintu kimwe gusa: kwica itegeko rya muganga, kumuha amazi. Abantu benshi bamaze kumenya yuko umwana avukana ubushobozi bwo koga bitewe n'uko aba aramaze igihe kinini mu matembabuzi yabaga mu ngobyi yabagamo. Aya matembabuzi bayita amniotic fluid. Aya ni amatembabuzi afasha umwana uri mu nda kwidagadura, aho aba ashobora gucurama, agacuramuka, akegama, akanyeganyiga bitamugoye. Aya matembabuzi anabika ubushyuhe butuma umwana uri mu nda adahura n'imbeho no muri cya gihe nyina ari ahantu hakonje cyane. Ikirenze ibyo ni uko amatembabuzi aba anafite intungamubiri zifasha umwana uri mu nda gukura. Igihe icyo ari cyo cyose umwana uri mu nda aba ashobora kuyamira, akamufasha gukura no gutegura inzira ngogozi ye. Kubera izi mpamvu rero harabiteranya amatembabuzi yo mu nda aho umwana aba n'amazi, bigatuma batangira gushyira abana bafite amezi 4, ni ukuvuga bataruzuza amezi 6 y'ubukure, muri za piscine ngo boge. Nyamara hari ubwo bamira ku mazi ya piscine bakaba bahura na bya byago byose twabonye byibasira abana bahabwa amazi yo kunywa bataruzuza amezi 6. Ariko se ni ryari umwana ashobora guhabwa amazi yo kunywa? Guhera ku mezi 6 kugeza ku mezi 12 uba ushobora guha umwana wawe amazi yo kunywa, gusa nabwo ukamupimira ku kiyiko atari ukumuhisha icupa cyangwa se igikombe bitewe n'uko igifu cye kiba kikiri gito. Guhera ku mwaka umwe gusa umwana ushobora kumureka ukamusukira amazi mu gikombe, ukamureka akanywa amazi kugeza igihe yumviye ashiriye inyota. Mu gihe umwana wawe agaragaje ibimenyetso bikurikira, ni ukuvuga kurira bikabije bitwita guhogora, kuruka, gutakaza ubwenge mu gihe runaka no gususumira, mwihutane ku kigo nderabuzima kikwegereye kubera yuko ashobora kuba yararwaye imwe mu ndwara twabonye. Ndabashimira mwese tubashije kugirana ku musozi w'iki kiganiro, mbabwira yuko ibiganiro byacu ari akagaruka. Iki kiganiro cyitwa Isoko y'Ubuvumbuzi, naho ngiye kibagezaho nitwa Nsengiyumva Olivier. Naho ubutaha.